aragenda kugura mu isoko yego sha kugira ngo agaragare neza ariko hari abadakunda ikibuno da n'utagikunda arakora ngo agikunda kandi yagaranga akagijya kugishaka ariko muri niyo ukajya no kuguca inyuma kuri ugifi kandi bakubwira ngo shere ngo umeze neza rwose ngo ukomeze n'isawa kandi akajya yabona yatambutse akamureba abamureba akemuka akenda gutwara igikanu akenda gutwara igikanu erega umubaji ntabwo yari nakubwiye ngo abantu bose bagiye babona abagabo bafite nyasha byahindutse nyuma utazifite afite uwo mugore utazifite yifuza uzifite ariko ibyo ni ibiki uwo ntabwo aba ari umugabo ntabwo ashaka kuba yitwa ku badamu babo ngo bagende baza n'abafite ibibuno ngo dore n'ubundi we ntunateye gutya ariko ubundi uteye nk'abandi iyo ni mindset oya ntabwo ari mindset abagabo wenda ntabwo nzi mu mutima wanyu ariko mwihakanira bose mwihakanire mwe ako duzi nako nuze Denise nakomeje kubumviriza ndi mu kazi ndavuga ninsohoka reka mubaze ikintu kimwe reka ku giti cyanyu mwihakanire wivuga ngo twihakanire mwebwe natani ibyo mwiyize ariko mwihakanira abagabo bose nanjye nakubwiye ngo uyu mukobwa akavuga ngo ugiye kujanisha hano hanze ari igitsina gabo n'igitsina gore ni bande bantu babeshya abantu ni abahungu ni ukuri ni abahungu yasigaho byihorere ntabwo ni abahungu b'ababeshya n'abasore tubyihorere wowe nimba abasore abasore bose utumva ko bose abasore njye ndubatse ariko ni abasore ndavuga ukiri bakava i Burayi ari abadiaspora barabaguriye amazu bakaza bagasanga babishyize mu bandi basora amazu bubatse amafaranga bayakoresheje bizinesi zabo bakenda nko barubatse nyakatsi ingero ntituzifite ingero turazifite abasore barwaye depresiyo barenda nko kwimanika nawe ngo gusa umukobwa muri Kigali utunze imodoka urumva abenshi bazikuye ku basore ariko ntibazi gukora uzi ko abagore n'abakobwa basigaye bazi gukora manzi ahubwo ushaka bateye imbere namwe murakora nini ngikora umugabo wazimuhaye kubera ko ibitekerezo gutya icyo bakora icyo ari cyo cyose ntabwo waba umukobwa uzashakira hano umukobwa wakoze witeje imbere ufite amafaranga bizi ko afite amafaranga nubwo bamwe kujya mutekereza gutya ni ukuri n'abakobwa bazi gukora ahubwo hari abakobwa basigaye bakora gusumbya abagabo abahungu abasore abadamu batunze ingo zabo ni harimo abadamu batunze abagabo birirwa n'abagabo ipantaro nta n'abagabo bakigira amafaranga uzabashakira abakobwa uzabashakira ukuri dara abantu babona umukobwa ari gukora ari gukura na bobo erega nawe mujye mudufasha abasore nibo babaye abasireyi abakobwa bari gukora uretse Denise kandi urakoze bari bacana we namwumvise ndi mu kazi ndavuga reka nsohoke oya turabizi ko abagore kuvuga ari ibyanyu namwe murabizi ariko Denise uvuze ko uri umugore njye ndi umugore ufite umugabo utungwa n'umugabo erega gutanga ingero wenda si iwe ntabwo mvuze ko uwanjye yafunze bamaze urugo ni ibintu biri muri mwese turagenda tubatangaho ingero banza wumve umva Farasina namubajije ngo uri umugore cyangwa uri umukobwa usinisobanukirwa icyo ari cyo mbese ubwo uwo muntu utarisobanukirwa urumva twavugana iki
ariko afite kukivuga nawe afite kuko uko abibona ntabwo bibona umugore cyangwa umukobwa hano hari abana b'abakobwa nta nubwo yabuze icyo ari cyo kuko umukobwa niwe uvamo umugore ariko ntabwo umugore avamo umukobwa. yabitwibwiriye twebwe turamubajije ngo oya musingo maraso byatera isoni kubivuga we none nta soni rwose twibwiriye se aratubwiye ngo ntabwo amukoresha iyo ufite umwana we avuze ko atari isobanuro wawe ariko ntabanjye we ntabwo ari umwe mfite gusa mfite benshi ariko se buri muntu wese agira uko asanzwe ariko njyewe ndi hano ariho nahereye kuva kare ari abakobwa ntabwo najya kuri kote yabo ari umukobwa yaguhemukira bitewe n'icyo agushaka benshi baruko nyawe ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo abahungu ngo nibo bahemuka ngo abakobwa nibo bahemuka kuko iki gihe ariko ntabwo wavuga ngo umukobwa niwe wemuka cyangwa umuhungu niwe umwe wemuka tunabigiyemo abahungu nibo bahemuka cyane cyane shiri cyane umukobwa ashobora kurya ibyo bintu ariko ntabwo nta kintu kindi gikomeye yagukorera ntabwo urukundo abagabo bari kwica abagore ahangaha hanze baranabyaranye maso umusore yakishije inzu ndashaka kwigura amabati uyisakare sheri wanjye nurangiza uyisakare ayishyiremo undi ubugome barahemuka cyane abasore ajya inyuma y'igipangu cy'abandi yerekana igipangu kitari icyo ati sheri dore aha hose ni ahanjye ajya kumva iri kubakwa ngo niye nitugira ubuzima bw'uvuga ati twinjire imbere akwereka inyuma ukamuha utwo ufite abagore cyangwa abakobwa baba bakeneye kubaka ariko bagahura n'abahungu babi none wakanga kugurika n'abahungu inzu bayisakara uyigemo ntabwo wabyanga yani niwe ndi guhamagara reka tujye tubwizanya ukuri tujye tureka kumera nk'abantu dushaka kuvuga amagambo menshi cyangwa tumere nk'abantu bari kuburana si ngombwa sibyo nta nubwo aricyo turambirijeho hano umuntu ufite ukuri sibyo umuntu ufite ukuri hanze aha tuvuge ko nta ngo zifite abagabo bubatse ingo zabo cyangwa abakobwa bafite ingo zabo bubatse neza kandi badahemuka barahari nta nubwo tuvuze ko ariko bose bahemuka ari bose none we twavuze ko ari bose pe uretse wowe Francine hanze aha ni abasore uzi bahemukira abakobwa ni abakobwa uzi bahemukira abasore ariko ntabwo ari cyane pari raporo n'abakobwa wasubiza icyo ndi kukubaza bivuga ngo ntabwo ari cyane nitujya kuvuga gutyo turatanga ingero z'abantu bazwi hano hanze bagiye bahemukirwa nawe umereza aba bakobwa bahemukiwe tureba abenshi dushyireho n'intego nushaka dushyireho intego turebe umuntu uri butsinde undi kuko ngewe icyo nemera cyo uruhande rwo arirwo rwose rwahemukirwa utitawe ngo uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ariko ngewe avuga ngo abakobwa ngo nibo ngo bahemukirwa cyane ngo cyangwa abasore aho ntabwo twajyana kuko ahangaha aka kanya mu kanya ushaka kumva inkuru y'umukobwa wahemukiwe ejo ukumva inkuru y'umusore mugenzi wawe w'inshuti yawe wahemukiwe kandi barahari benshi ibyo bintu bibaho ariko ntabwo wavuga ngo abakobwa ngo nibo ngo bababaje ari umukobwa yaguhemukira kandi biriho ari umusore yaguhemukira kandi biriho ari n'umugore wishakiye yaguhemukira kandi biriho ari n'umugabo wishakiye yaguhemukira kandi biriho ni ingero nyinshi